Yes, ladies and gentlemen, one more time, ingini MPTV online, nk'ubisanzwe, in the Hidden Talent Show. This is the Hidden Talent Show. You're welcome. Nubwo abeza ari benshi hari umwiza kurushaho, nubwo indaba ari nyinshi amabara aratandukanye, uvuga ijambo nkumva n'indirimbo idasanzwe, hari aho ujya unkora nkumva meze neza baby, why utuma mbyina left to the right, nkoraho unyumve ngumve. Yes, ladies and gentlemen, one more time. Of course, my name is MCT. Hanyuma iyi ni Machinery TV online, ingi ni MPTV. Hanyuma gahunda na yindi tuba dufite namwe murabizi no gushaka impano. Turi muri the Hidden Talent Show. Turacyari Musanze, by the way. Musanze hari impano nyinshi. Ebana twazibonye zimeze neza, niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mukomeze kuba in touch. Hanyuma none gahunda hari subscribe ni gahunda, hanyuma commentaire nizo ziduha akazi murabizi. Hanyuma none notification kugira ngo ubura update ku nkuru zacu tuba tubyiseho nicyo biba bimaze. Hanyuma mbashimire mwebwe mumaze gukora subscribe n'abakomeza kuduhereza ibitekerezo, niko kazi. Urashaka ahantu ho gusohokera ku mazi? Nakurangira kuri Nyagasambu Ririmo Beach Hotel mu murenge wa Fumbwe iri Rwamagana. Ni minota 10 gusa kuva kuri kaburimbo ku isoko rya Nyagasambu. Bagufitiye inkoko, nyama choma ndetse n'isamake bakokereza ikiva mu mazi. Nyagasambu Ririmo Beach Hotel bagufitiye amacumbi meza, ubusitani bwiza ndetse n'ibibuga by'imikino inyuranye, imyicungo y'abana ndetse n'ubwato bugutembereza wumva amahumbezi. Uhamagara 0781 Hanyuma turi kumwe na inshuti Art Gallery iri Musanze, n'abagabo badufashije cyane, ebana kudeshapo cyane, hanyuma kugira ngo ibintu bibe bimeze neza. Noneho ndi kumwe n'umunyempano, ebana tugiye guciringa, afite impano nyinshi. Turi mu karere ka Musanze nk'ibisanzwe, twamaze umwanya kugira ngo tube tubona impano nyinshi cyane zanabonetse. Turi kumwe nazo ni nyinshi, murazibona ni nyinshi, niyo gahunda. Narababwiye ngo mu bantu miliyoni 12 kuba tuba dufite abantu 500 bari kuri state ntaga bari neza, tugomba kuzishaka tukazibazanira mukaba ari mwebwe mu judginga impano zabo. Hanyuma tugiye gutangira twibwira, hanyuma kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza ndajya nshishamo nkorere ku mafaranga. Are you ready? Okay, welcome to MPTV. Thank you. Wongerejwe tugiye guciringa ewana, wongerejwe ugiye gutangira utwibwira. Nitwaye Eveline, ndatumubyeyi. Yego. Umukobwa w'imyaka 20. Yego. Mu rugo ni hano Musanze. Eveline ndatumubyeyi. Ufite izina ryiza by the way, ufite izina ryiza. Ariko noneho tugiye kuganira, twabasanze twabasuye nyine turi hano Musanze, turagira ngo ubundi Eveline turagira ngo ubanze ubundi wibwira. Hari umuntu ushobora kumva izina gusa ariko abakeneye n'aka background k'inyuma ku buzima bw'umuntu. Eveline ni umukobwa ukunda gusenga, yakunda no kuganira cyane, brag nyinshi, sometimes utuntu comedy. Nuko nguko nyine naranje kwiga ejo bundi mwaka 6 muri culinary art. Ibyo ni n'igikoni, bijyanye n'igikoni. Ubu ngubu ku gikoni uri mubi cyane. Cyane. Wasoje kwiga ryari?
ejo bundi kuri 30 kuri 30 uje vuba ngwino ni karibu. Hanyuma tugiye kuganira Eveline, noneho turagira ngo noneho urabizi iki ni ikiganiro The Hidden Talent Show, twebwe dushaka impano z'abanyarwanda ziba zihishe twe tukazereka abanyarwanda. Sasa banza ubwire abanyarwanda ubundi ufite izihe mpano? Impano zo ni nyinshi ariko iyo mbwirwa ko mfite n'abandi bantu niyo kuririmba. Vuba vuba. Ntabwo indirimbo yose nayiririmba, ndirimba gace. Okay. Kuva ubu kugeza ku iherezo ry'ubu buzima uzahora uri uwa mbere nawe uzakujya imbere, ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye imwe ndabyemeye. Nanjye ndabyemeye, ibi bintu ndabyemeye. Of course ariko turakomeza tunaganira tujya ducishamo duhereza akantu dukubita akantu ariko umuzika ubundi wowe iyo bavuze umuzika kuri wowe umuzika ni iki? Iki kibazo ndashobora koko gerageza. Oya kuko urawukunda ubutaha ni devoir. Okay, so Musanze rero turajya tugenda tunaganira ku tuntu tw'Musanze. Ubundi Musanze niho wavukiye? Oya, ntabwo ariyo navukiye. Ntabwo ariyo wavukiye. Uri wa kangahe wanyu? Wa gatatu. Abana ba gatatu bajya bambwira ngo iwabo baba bakunda cyane. So turagaruka kuri kariyeri y'umuzika. Umuzika ubundi wawukunze kubera iki? Nyine naririmbaga muri korali. Noneho na ba brother wanjye bakunda kuririmba. Nyine nanjye mbyisangamo kabisa. Hari indirimbo wari wakoraho wawe zifite zanditse cyangwa se utarakoraho zirahari? Ntabwo biranzamo neza. Ntabwo birakuzamo neza ariko by the way ubirimo ukomeje gushyiramo kime ariko urabizi ko byose bisaba iki? Imbaraga. Okay, dukomeza tugenda tunaganira. Eveline ufite boyfriend? Yego. Nanjye ngo ugiye kwita mbwira ngo ndacyari muto. Oya, ndamufite. Okay, umukundira iki? Aranyubaha angira inama kandi nyine turanaberanye, nicyo kintu cya mbere gituma mukunda kabisa. Eveline shawe nakumvishe turaganira turaza kuganira ariko tugenda tugaruka no ku mpano kuko nicyo kintu abanyarwanda baba bagomba kubona kurusha cyane ibindi by'inyuma, ni nacyo tuba tubereye hano by the way. Hanyuma Eveline, umuzika urashaka kuwukora gute? Urashaka kuzakugeza kuki? Ufite iyihe gahunda? Urashaka kubinyuza mu yihe nzira? Jewe ikintu cya mbere nifuza ni ukuba umusitari binyuze mu muziki. Ntabwo nzi uko bizagenda nawe bizaturuka kuko mbona bigoye, ariko nicyo kintu cya mbere nifuza. Cya mbere wifuza ni ukuba umusitari unyuze mu muzika, ariko burya iyo umuntu ashaka kuba umusitari nawe hari icyo aba planinga ariko kuvuga ati ibintu bizanyura mu iyi nzira. Nyine biragoye tu gusa nzira nyinshi ukakubicishamo nyine no kugenda utuntu tw'utuvideyo ndishyira kuri YouTube, then amarushanwa nayo bayahari najyamo paka nyine bigeze ku nzozi zanjye. Urateganya gukora umuzika wawe uvuge ati ngiye muri studio, urabiteganya nka ryari? Ngo bikunze natangira. Ese ubundi reka nkubaze ikibazo kimwe Eveline, ubona umuzika urabona hano turi muri East African turimo, umuzika wacu ntago uri ku rwego nk'ubwo wagakwiye kuba uriho. Ubona biterwa n'iki cyangwa ubona biri ku rwego n'urunguru kabisa twageze? Ngiye ku giti cyanjye mbona twarageze kuko nyine none se ukurikije mbere uko byari bimeze ntago ari kuba ngo bimeze. Bivuze ducumbikira. Oya nyine komeze tuzamuke ariko ngiye ndabona ubu ngubu nari nyine bitandukanye na mbere. Ku mwana w'umukobwa ni iki kigoye ku muzika? Niyo wabitangiye nawe urabyumva ukuntu abantu bagufata
ubona utangiye kunanirana uri kirara nyine batekereza ibintu byinshi. ubwira iki abantu bagifite ubwo iyo myumvire? babwira ko bari muri analogue kuko nyine none se ubundi umwana ntabwo yananirana atajya mu muziki yabikora kandi ashobora no kunanirana ari muri korali mu rusengero byitwa ngo ari kuririmba Imana. bivuze ngo wowe rwose ababyumva gutyo ntago mushobora kuzahuza? wapi kabisa. Okay. ntago biba byoroshye MPTV. hanyuma ndakomeza mbabwire ko tunoneho turi kumwe n'icyo Alarm Company Limited. nkubwira yuko nimba ufite dinamo yakunaniye, ufite iyo generative, ufite ibibazo byinshi cyane, yizane tuyikoreho tuyisonatibe hariya muri Rompuwe gatoya cyane. Ebana turahari kabisa kugira ngo tugufashe. na Alarm Company Limited dukeneye turi sonatibe mu mujyi wa Kigali, cyangwa ugakoresha ugahamagara kuri nimero 07885875. hanyuma ibintu bikaba bimeze neza tukagufasha igikoresho cyawe kigasubira ku kazi. Kwico kintu ayo nayo nkaba ndayariye. Ariko dukomeza na Eveline mama wawe, I'm sorry, ufite ababyeyi? ndabafite bose. ingo ari mama na papa ninde gushyigikira cyane mu muziki? cyangwa se ahubwo barabyemera? mama batabyemeye ntabwo yari kwemera ko nza hano kandi yarabizi binza. ninde gushyigikira cyane kurusha undi? bose nta n'umwe unca intege. yego. bakwifuza iki? nyine nk'umubyeyi nyine ntabwo aba afite ibintu byinshi akwifuza, ariko nyine mu byinshi mama tuvugana mba numva avuga ngo ngiye kuko ubona uri umukobwa wiyubashye, umukobwa ugendera ku ndangagaciro, umukobwa kandi ukunda Imana cyane. ese wakomeje kugaruka ku kintu cyo gukunda Imana, gospel urayikunda? cyane. ndirimbira akarimbo ka gospel. ntago kabura ariko ndi kugakurura nkumva sinzi ko nshobora kuza kukaririmba nyuma. wewe kipinge tu uraza ko kandirimbira, kuko ubundi sereka nkubaza ikibazo kimwe, ni gute umuzika wa gospel sibyo n'umuzika wa secular usanzwe, wowe kubera iki wavuze ati ngewe gospel kuko kuntu nakumvishe ntago ari gospel ukora sibyo? yego. kubera icyo utahisemo gospel? nyine buri wese agira amahitamo ye. ngewe nyine tunakunze kuririmba zino z'isi nyine, ariko ntabwo bivuze ko n'izimana naziririmba. yego, ariko nyine n'izimana sinzi, ntabwo biragoye cyane, mba mbona zigoranye. zigoranye kuzandika, kuziririmba, kuzandika. yego. arya wambwiye nta ndirimbo uriyandikira ufite? nta nubwo nabishobora kwiyandikira. bivuze ngo wowe icyo wiyizeho n'ijwi, kwandika byo ntibazakubaza? kwandika ntabwo byashoboka. Okay. hanyuma dukomeza tunahihuta cyane kugira ngo dukore n'ibindi. ndagira ngo wongere ukubitira abanyarwanda kandi kantu k'akaririmbo kameze neza. umutima urakumbaza ute se yagiye ko mwasa ngiye akabisi, none agahiye dore karaje, inzu imbanye nini, uburiri bumbanye bunini, iminsi ni mibi, kubeshya ni kubi. urakoze Eveline. hanyuma nkomeza nkubwira ko Shema Constant Center Limited iri kugufasha cyane kugira ngo ujye gukarisha ubwenge mu mahanga, ukarisha ubwenge uzuteza igihugu cyawe imbere. turagufasha kujya Poland, turagufasha kujya Hungary, turagufasha kujya ahantu henshi, tushobora kugukwikira ahantu hose ushaka, tukagufasha no ku byangombwa bikarangira. nta yindi gahunda ubusabwa rero no kuduhamagara kuri 0788241654 hanyuma tukaguriza akadege ukagenda ukatyaza kubumenya. ariko by the way mujye munagenda mugaruke, hano ni mu rugo kugira ngo munahateze imbere. hanyuma icyo ngicyo nacyo kivuyeho. ikindi wenda turacyakumwe na Eveline, niwe mutumirwa w'uyu munsi. ni umuhanzi mwamwumvishe, ni umuhanzi ufite impano for sure arayifite, ahubwo haba habura cya kindi tujya tuvuga
kugira ngo mwe mubafashe. Aba ni abana banyu, ni urubyiruko rwanyu, ni impano zanyu mugomba guhandoringa. Arakomeza ajya tuganiriza anatuganirize kugira ngo ibintu bibe bimeze neza. Se hari undi muntu Every uraza kukubwira ati Every ndagushaka ngo dukore interview kubera yuko ufite impano? Nawe ubona biterwa n'iki? ntabwo mbizi, cyangwa ahubwo nawe ntago hari n'ukuntu umuntu aba afite impano ntayimurike. nyine njyewe ntafite n'ababimbwira ko nzi kuririmba n'ukuri ntabwo nabyemera. usibye mushiki wanjye twayivene ukunda kubimbwira n'abandi bana benshi twiganye yaba barabimbwiraga, niyo mpamvu. Hari nko ku ishuri hari utuntu tuba nko ku ishuri dutaramo, ubundi hari umuntu nko muri segonderi nyine hari nk'umuntu ubuzwi mu kigo bavuga bati uyu nguyu yageze kuri mike ni wari mwabo bantu? Of course cyane. Everyene rwose wari warimo kabisa. Ubu ngubu harya warangije ku ishuri ryitwa ngo iki? Muri Jessica. Ubwo naho ni hano Musanze ndakeka. Yego wese interna? Yego. Kubera icyo utizo utaha? Nize naha niga na interna. Ni iki wumvishe cyiza muri byose uko ari bibi? Ni ukwiga nitahira. Kubera iki? nyine hari nk'ukuntu baba gukumbuye nko hanze kandi watoroka bakakwirukana. Wigeze utorokaho? Naratorotse inshuro nyinshi. ntabwo ari nyinshi ahubwo ni nyinshi cyane. Ese Every ubundi iyo umunyeshuri aturutse ubundi aba agiye hehe? Kuki adasaba permission binyure mu mucyo agende? Ubundi se wabaga ugiye mbwira nk'ahantu wavugaga ati nge ndagiye tu uko byagenda kose naramvuye ninshaka nyirye? Jewe nakubeshya ahantu hambere nabaga ngiye muri restaurant. Muri restaurant? cyane. Gushakayo ibyo kurya, amandazi, ibintu nk'ibyo nta kindi cyanjyanaga hanze nge baga ngiye kwirira. Hano hari ikintu nahabonye Musanze nageze, hari ikintu bita imbada. Urya imbada? Ntabwo nzirya. Every nombe urya imbada? Oya ntabwo ndya imbada. Nta kibazo. Ariko imbada zirasebetse se? Ntabwo zisebetse ahubwo ntabwo nzirya. Uretse mu kanya turaje tubirebe ariko dukomeza tunaganira nawe ku mpano yiwe. Badawe tuba tugomba no gucishamo akanya kugira ngo wagenda tuganiriza no ku buzima busanzwe kugira ngo abantu banumve ku gahunda ze ziba zimeze ziteye ku munsi. Ahubwo timetable yawe ku munsi ugendera kuki kugira ngo uyikore? Ubundi ngewe umunsi wanjye kuno buteye ndabyuka nkakaraba mbere yo kugira ikintu nkora, narangiza nkakoropa nkoza ibyombo, urumva ku byo bazabijyana no kubihanagura no kubibika, hanyuma nkicara nkareba movie cyangwa nkaryama. Nibyo ngibyo. Nuko umunsi ukabura rangiye? Ntago njya ngenda ngewe kuko iyo mfite gahunda yo kugenda ubwo mba narayipanze kera ku buryo mvuga ngo uyu munsi nzabyuka ngenda nta kindi kintu nzakora. Uretse nyuma y'umuziki ni ikindi kintu wumva wifuza gukora? Mana we no gukina comedy. Na comedy bivuze ngo ni impano ya comedy urayifite? Ndayifite ariko nayo ndi bukwereke. Oya kandi nayo ahubwo niyo nayo ngiye kwita ndebaho nirukanka. Ntago ndi buyikwereke. None se kuki ari umuziki na comedy ni icyo ukunda kurusha ikindi? Byose ndabikunda ariko umuziki cyane. Umuzika ni ubuzima cyane, ni ibyishimo. Ndashaka kukubaza wenda turi no kugana ku musozo, ubona habura iki kugira ngo impano nk'izo mufite aho muba mwibereye kugira ngo namwe zize zikompete n'izihari? Ubona habura iki wewe ku giti cyawe nyine? Turabura abadupromotinga niba turi kubura rwose. None se ko hari umuntu uvuga ngo abura promosiyo adashoboye? Yego. Akabura promosiyo adashoboye? Birakuvanze? Nje ndumiwe pe. Kuko nashaka kukubwira hari umuntu uvuga ati ikintu tubura ni promosiyo ariko atabishoboye ibyo bintu. Ni gute ushaka promosiyo utabishoboye? Yego. Nusuko
kuko hari igihe ngewe wenda no ku ruhande rumwe ku buryo bwa za management dufite hano mu Rwanda n'ibintu byinshi cyane. Ku ruhande rumwe ngiye hari igihe mbyemera, hari umuhanzi ukubwira ati twebwe impamvu duhora hariya nuko batadufasha, kandi mu by'ukuri nta kintu kizima kwereka umuntu nk'umubwira iki. namubwira agaceceka ikibazo cye none, cyangwa nyine akabanza akagenda akabyishyiramo akabyiga nyine, hanyuma akareba ko yabura umufasha. So noneho turi kugana ku musozo, iyi ni MPTV online, turagira ngo noneho ugire icyo wisabira abanyarwanda. Wowe uvuga ati ngiye ku giti cyanjye ikintu numva mwamfasha mwamfuramwe ni iki ngiki. Kari byinshira kamvuge basi kimwe nk'uko ariko mbwiye. Oya bivuga byose nta kibazo. Njyewe nakubeshye nubwo ngiye kuvuga, nubwo ngiye gusubiza ikintu utambajije, ariko ngiye ukuntu nifuza kumera. Nifuza ubundi mu bahanzi b'abanyarwanda bantera imbaraga, Marina no wa mbere. Yes. Nyine njyewe ikintu nifuza, njye nyine umuntu promoting nkazamuka. Haba wenda hari naho ngenda gahoro akamfasha, akamfasha kwitinyuka kuko ngira isoni. Then none akamfasha mu muziki nkazamuka nyine nkagera ku rwego rw'uwo muntu mbwiye, ndetse byabona ngombwa nkaharenga kubera ko buri wese aba afite igeno ryiwe. Kubera icyo ari Marina wahisemo? Nuko ari we mukobwa wa mbere nyine nakubwiye, aramotiva, nkunda ukuntu aririmba, ibintu bye byose. Yes, MPTV online, gahunda ni yindi ryo no gushaka impano. Nari ndi kukubaza kubera iki wirefera kuri Marina. Dufite abahanzi hano mu Rwanda benshi baba bebe, ariko wavuze ati Marina kabisa. Nuko ari we mukobwa numva ku giti cyanjye, ntabwo ndi kuvugira abandi. Giti cyanjye numva ari we mukobwa kabisa. Igikombe cy'isi yagitwara. N'igikombe cy'isi yagitwara. Ubona umuzika wa Marina urwego uriho ariho wagakwiye kuburi? Ngiye nkurikijwe impano yiwe cyangwa ijwi. Oya. Marina umushaka nka hehe? International. Wenda kuri Marina tuhavuyeho nta wundi muhanzi wirefera w'umuhungu wenda? Bruce Melody. Yego. Ubundi se kubera iki, ubundi sinzi ko nabikubwira, kubera iki mu Rwanda warebye ukavuga ati Melody, cyangwa umukunze kuko ari kuri hit iyi minsi? Oya ntago ari uko ari kuri hit. Yego. Guhera zamani cyane ni Bruce, Marina. Ubundi abo bantu babiri nibo babinkorera. Yego. Hanyuma none umuzika w'u Rwanda wenda uri kugenda utera imbere, ariko turacyaburamo imbaraga nyinshi kuko nta n'ikintu turakora gihagije, turacyafite ibintu byinshi tugomba gukora. Ubundi wenda ku kintu cya production, sibyo? Ubundi reka nkubaze icyo kimwe, uramutse tugiye muri studio aka kanya nkavuga ati ririmba, wabishobora? Nabishobora. Kandi nta ndirimbo zawe ufite, pani z'abandi, izawe? Nese urumva nyine nabishobora gute kandi zanjye ntazari? Rero wenda ku muhanzi byo babyumvikana, ashobora gukoresha ijwi, undi agakoresha akandikisha, birashoboka, ni nabyo binabaho, ariko burya n'umuhanzi agera akiga nawe kwandika, akajya yiga kugenda umara igihe mu muzika, nawe ugenda ubimenya, sibyo? Hanyuma wenda turi gusoza i Musanze, ubona hari impano wenda uvuyemo zo kuririmba? Kuririmba niho turibanda kuko niho uyu munsi turajya. Zirahari nyinshi cyane, ahubwo zirahari nyinshi cyane.
bivuze ngo haracyari ikibazo cy'uko abantu bataza kubafasha gusa cyane, maze ushobora gusanga ari njye wa nyuma mu mpano ziri Musanze zizi kuririmba, uko hari abana benshi cyane, benshi ahubwo sinzi nyine impamvu mutabazamura, kandi ari byo turimo. MPTV nibyo turimo, niyo mpamvu tuba twavuze ati ni umwanya wacu tukawufata tukagenda tukava i Kigali, kuko hari ikibazo kijya kibaho mu industry tuvuga y'umuzika cyangwa ibindi bintu byose cyangwa n'itangazamakuru, ugasanga abanyamakuru biryamiye Kigali nyine tu ntabwo bashaka no kuhava. Twebwe rero twazanye challenge, duchallenginga buri kimwe, niyo mpamvu tuba twaje tukanabashaka, by the way tukabashaka kugira ngo muze mubwire abanyarwanda icyo mutekereza n'icyo mushaka n'icyo mwifuza, kuko bano niwe babahereza iki aho mugomba kugera, sibyo? So ni cyo gihugu cy'inzozi zawe? France. Uzi igifaransa? Ntago nyizi tu, ariko njye niba atari mu Bufaransa ubwo ni muri Korea. Korea n'Ubufaransa? Yeah. Kubera iki ibyo bihugu bikunda? Ko makunda nyine tu. Gutyo. Okay, noneho ugiye kudushyiriramo akandi karirimbo kamwe hanyuma none niturangiza ndushaka ushita tumbwira ati bro I'm out. Nubwo abeza ari benshi, hari umwiza kurushaho, nubwo indaba ari nyinshi, amabara aratandukanye, uvuga ijambo nkumva n'indirimbo idasanzwe, hari aho ujya unkora nkumva meze neza baby, why utuma mbyina left to the right, nkoraho unyumve ngumve. Ako karirimbo ririmbye ni keza, ako kageze keza cyane, by the way courage. Ariko wenda turi gusoza ngiye kukubaza ibibazo bisanzwe by'ubuzima busanzwe, noneho turi gusoza wenda minota mike cyane. Ubundi Slay Queen kuri wowe bivuga iki? Kuri njye uko mbyumva, njye numva Slay Queen nyine ari umukobwa ufite amafaranga yiwe, kubingamanyira umukobwa ufite amafaranga yiwe mwiza, kandi ufite hit. Numva njye Slay Queen ari uwo ngo waba Slay Queen ufite amafaranga, mfite n'ibyo byose. Abavuga ko Slay Queen aba ari abakobwa, nimba ndabivuga gute mu kinyarwanda cyiza, nimba ari abicuruza, nimba ndabivuga gute, ubumva ute? Cyangwa nawe ntabwo byemera? Ntabwo njye mbyemera. Niwe mu Slay Queen hano mu Rwanda ubona ukaze? Uri hano mu Rwanda cyangwa uba hanze ariko ari umunyarwanda? Niketi Bashabe. Uramwemera? Nuko akazi ariko ntabwo mwemera. Okay. None ikindi kintu wenda hano mu Rwanda kigezweho kiri guhangayikisha n'abantu ni ikintu bita igishego. Igishego urakizi? Ndacyumva. Waririmba indirimbo z'ibishego? Nazi ko ari njyewe? Oya. Bivuze ngo umuziki wawe nawe ufite limite cyane. Bivuze ngo umuhanzi uririmba igishego ntago ari neza wowe kuri wowe? Oya, nta kintu atwaye, ahubwo ibyo aririmba nyine tu nibyo nyine bitari byiza. None se ko igishego utacyemera kandi abazi umuzika n'abanawukurikirana kiracuruza, kuko abantu barabyumva bakajya no kubyanariza n'iki byose, wowe kubera icyo utabikora? Kubera ko nyine nandanga agaciro y'umunyarwanda irimo. Bivuze ngo wowe gishego wapi? Never, ntabwo nshobora. Okay, sasa wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi wakomeje kumbwira ati ubaha impano, ukunda Imana. Ka karirimbo kanje ka gospel nakubwiye ngo bika ndagira ngo tugende ukaririmbye. Ako uzirikane ko mwaririmba ari agace kuko ntago yose neza. Sundakibikara harakarimbo twaririmbaga muri korali kavuga ngo yanyishyuriye
ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de. Ebana burera te. Ubu ngubu noneho gahunda nta yindi rero. Wakoze kuza, wakoze badawe, wakoze. Yes, hanyuma turi kugana ku musozo rero, burya biba byiza ko n'umuntu abavugaga icyo atekereza kugira ngo anatanga inama ku bandi bantu baba bagomba kuba bamwumva cyangwa se baba bagomba kumukurikirana, haba ku babyeyi, haba ku bana batoya, baba bumva bitinya cyangwa se baba bumva ko ibintu bitashoboka cyangwa se izo mpano zabo zitagira aho zibageza. Hanyuma inshuti Art Gallery of course niyo tukiri kumwe, hanyuma ni hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ushobora kujya kuri website zabo byandike gutyo, hanyuma kugira ngo bagufashe by the way, n'abantu beza cyane mwahabonye hano turi gukorera, n'ahantu heza cyane kugira ngo ibintu bibe bikomeza bigenda neza. Hanyuma Eveline wenda turi gusoza, tugiye kugira ngo babwire hari ababyeyi rega, kuko we numvisho bavuze n'ikintu cyiza, mama na papa baragufasha, ariko hari ababyeyi batajya babyumva ko umwana ashobora gukora umuzika anatera imbere, ushoboye kuba wamutunga uteze n'umuryango imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'abana badashobora kumva ko bashobora gukora umuzika wenda kubera kwitinya, wowe ukaba wayitinyutse ukanaza tukaganira, wababwira iki ababyeyi? Bahera ku babyeyi. Inama nabagira nyine nibareka abana bajye banabagira n'inama. Nimba umwana afite impano, namubwira ko yakitwara aramutse yagize muri uwo muziki, aho kugira ngo amubwire ngo wabikira, ngo watubikirara, ngo wanywa amatabi cyangwa waba indaya. Oya, namubwire inama, muganiriza, amubwire ati gutya na gutya nibyo biranga umukobwa cyangwa nibyo biranga umunyarwanda. Njye nicyo nababwira nyine, nibareke gufunga impano z'abana babo. Yego. Hanyuma umwana uba uri kwitinya avuga ati njyewe biriya bintu ndabikunda cyangwa se ndanabyemera ko byamfasha, ariko akitinya, hari umuntu udashaka kwirekura nyine mu mpano afite, kandi impano ari ubuzima. Cyambere nyine namugira inama nyine yo kwitinyuka ubwe, kumva ko ashoboye, kuko rega nanjye ntago nditinyuka, ariko ngiye kwera ko numva ko nshoboye, niyo mpamvu umunsi byabaye ngombwa ko bigaragaza. Rero buri mwana wese wumva afite impano, afite n'ubushake, namugira inama nyine yo kwirekura, akanegera nyine abantu bamufasha, bakamuganiriza ibintu nk'ibyo ngibyo. Kabisa. Urakoze cyane Eveline. Dusoreza ahangaha, dusoreza wenda n'ubutaha tuzagaruka tugenda tunaganira badawe, ariko n'abandi bantu bafite impano mubazane tukore tuzamura uruganda rwa muzika, kuko nawe urabizi, ubona nawe bahanzi bari mu iki gihugu badahagije, sibyo cyane, ukeneye n'abandi benshi cyane, nitwe turi kubura kabisa. Ewana, kandi kuraje kabisa. Ewana, ushyiremo imbaraga, ushyiremo kime, kuko byose birakunda iyo umuntu adacitse imbaraga, sibyo? So MPTV online. Hanyuma turi gusoza, hanyuma ibintu ukuntu tuba twabigenje nyine, tuba twagurutse twagiye, hanyuma ushaka kuza uri Kame muri Rusizi, ntuzagire ubwoba, cyo twandikira, contact zacu zaziriho, jyaho ukore subscribe, jyaho ukore kuri notification, jyaho ukande kuri commentaire, kugira akazi kabe gakomeje kagenda neza. Hanyuma reka nshimire cyane equipe nini cyane ya National TV online, baba badahwema kugira ngo dukore ibintu byiza tugeze ku banyarwanda, ibyo bagakwiye kuba bafite, bakwiye no kuba babona, kugira abana bijajinge mu buryo bwabo. Hanyuma noneho reka Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubishimira, dushimira cyane Mika Fashion ukomeje kuba yambika abanyarwanda, murabizi, dushimira cyane namwe mudukurikiraho muherereye hose, nuko tugomba kujya tubigenza iminsi yose, uzagira ubwoba bwo kutuvugisha aho uzaba uherereye hose. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao, reka tuzongere kubonana vuba cyane turi kubikora neza. Nitwa MCT, I'm out. Urabizi, iki ni ikiganiro The Hidden Talent Show, twebwe dushaka impano z'abanyarwanda ziba zihishe, twe tukazereka abanyarwanda. Hari akarimbo twaririmbaga muri korali kavuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de.